nabwiwe isoko nziza. Nongeye kuguha ikaze kandi nkwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka ku Mana wowe uhisemo gukurikira Ebeneza Niyo TV ku makuru meza ngiye kukugezaho kandi amakuru ashimishije ari bugire aho kuvana naho kugeza mu rugendo rwa Gikristo. Aha turi rero ni ku musozi wa Gitwe, umusozi wahawe umugisha n'Uwiteka, umusozi watangiriyeho ubutumwa bw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, umusozi ntabona uko ngereranya, umusozi wahawe umugisha, umusozi w'Uwiteka, umusozi nagereranya n'irembo ry'ijuru, ahatangira ubutumwa butwaye n'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'igice cy'uburasirazuba bwa Kongo n'igice cy'uburengerazuba bwa Tanzania. Muramenye yasoko nikame mukawe ube hafi nikame. Nahangaha ku isoko y'ubutumwa bwiza. Kuri uyu musozi ushobora kuhasanga amazu agendanye n'igihe ari moderne, ariko ku rundi ruhande iyo uzamuka agahanda kerekera ahabereye amateraniro makuru, aho abana b'Imana bateraniye, cyangwa se ahari ikigo nyirizina cya College Adventiste de Gitwe, nubwo akaganda nako kari mu kigo, ugenda ubona n'amazu yo hambere, amazu y'amateka, amazu nyaburanga. Iteraniro rikuru ryateranye ni tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'2025 hano kuri uyu musozi. Uzamuka muri College Adventiste de Gitwe, kuhagera unyura ahantu heza cyane, ahantu hashimishije, kuhareba byonyine biteye ubwuzu. Iyo uzamuka muri iyi nzira werekeza aha hantu, wumva ku mutima ufutse, wumva umerewe neza. Kuri ubu nta byinshi mfite byo kukubwira, ahubwo nawe urirebera. Ngiye kukwereka ibyiza by'aha hantu, ndabagezaho indirimbo abana bo muri College Adventiste de Gitwe baririmbye, ubundi bagezeho n'indirimbo y'impuzamakórari yo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Nyamirembe yatambukije. Ndavuga isoko nziza y'ubu butumwa bwagiye bukura vuba bukwira mu gihugu, burakomeza n'ahadukikije. Abantu bose bihebye nta byiringiro babona agakiza, baramwenyura. Aha Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bahateraniye kuva kera, guhera mu mwaka w'1919 nakugira inama y'ibungabunge, kugeza n'ubu buri mwaka barahateranira. Muramenye yasoko nikame mukawe ube hafi nikame, Mana we nikame nikame. Muramenye yasoko nikame. Ubu hateraniye intara y'ivugabutumwa ya College Adventiste de Gitwe ndetse n'intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe. Nikame. Madamu Murerabana Ngagiye Esperance ni umwe mu babwiriza b'uyu munsi dufite, yibanda ku byigisho cyane by'umuryango, ariko icyigisho yigishije kirambuye ku bigendanye n'umuryango turakibagezaho mu nkuru ikurikiraho. Turareba umuhanuzi Maraki, igice cya kabiri, turasoma umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 7. Aho turi hano tuba tuje kubwiriza, gusa amahirwe ntabwo hamwe ni uko gusubira muri mwe gusa. Maraki igice cya kabiri umurongo wa 5 turageza umurongo wa 7. Aratubwira ngo isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha ahindisha umushyitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye
nta gukiranirwa kwahumvikanaga, yagendanaga nanjye mu mahoro no mu mucyo, mu byo gukiranuka. Yahinduraga benshi bagakiranuka, yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Umurongo wa 7, kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Bitewe n'aho turi twebwe hano haba hateguye, turagiye gupfukama gusenga. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imitima iri aha yose tuyujuje ishimwe, ijuru ryanezerwa. Kandi impamvu zo kugira ngo imitima yuzure ishimwe irahari nyakubahwa. Duhereye ku magambo ari hejuru y'aha twe dupfukamye, n'abandi bareresha amaso aho bicaye hose, ntabwo ari umutako wibereye aho gusa, hari icyo agomba kutubwira. Wadukoreye ibikomeye bituma twujuje ishimwe imitima yawe, natwe turishimye. Nta nubwo twagushima tutishimye. Turinde gukaza kukuzura umunya, turinde gukambya impanga bitewe n'ibihe turimo, warabitubwiye Mwami Yesu. Ntabwo tubwira ngo dukambye impanga twijujute, nyamara kenshi umuburo tubwira ko turamutse twijujuta hari igihe ahubwo ibintu byarushaho gukomera. Icyo gikombe turamutse tukinywereyeho kiryoshwa, nubwo gisharira kiryoshwa no kubyemera. Duhe kumenya ko batugize b'igiciro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twitirirwa iri torero rifite agaciro mu isi. Umwanzi akora ibishoboka byose ngo hari intege atesha agaciro izina ryawe, ariko ntibizashoboka. Abana bayo binjiye muri wewe, imizi igashora muri rutare. Tuzi ibyanditswe byari bityo rivuga kuri iri torero, kuba waratushyizeho muri ryo, izina ryawe rihimbazwe. Tuzirikana ayo magambo igihe yandikiwe aha ngaha. Twageze muri iki cyerekezo tuje duturutse aha, ariko n'ababyirukiye hari n'abashaje bayasiga. Ariko Mwami Imana ihoraho, tugushimire ko wemeye ko turi hano dupfukama imbere yawe. Hari abo twarimo tugomba gupfukamana badahari, hari abo tuzi n'abo tutazi, ariko duhuriye ku iteka kuba kwizera. Ariko twebwe wabyemeye ko dupfukama imbere yawe, akira ishimwe. Mugaragwe nzamuye ikiganza kandi urakizi. Sinshoreza ngo nshaka amagambo yavuga ngo nsoze gahunda gusa, ibyo gushimira urabizi nyakubahwa. Uri Imana ikwiye guhabwa icyubahiro. Ujya dusubirije nta gihungabana, ahubwo kwizera kwacu guke tubabarire. Duhe imbaraga isumba izindi n'intwari isumba izigomba gukorwa muri uru rugamba ruturi imbere, kugira ngo tuze twitahire ku masezerano. Iyo mbaraga, iyo ntwaro ntari ibintu kwizera. Turagushimye, dukurikije gusaba imbabazi. Turamutse twizeye nk'uko ibyo waduhaye ku murongo, twisabiye imbabazi, tugasoza tugusaba ngo utwongere kwizera. Hari abamarayika bazanye n'abana be baturutse mu ntambwe ndende, mu birometero birebire. Hari n'ingabo nanone zitegereje hano kuyobora iyi gahunda. Duteranye n'ijoro, bituma twagushimira Imana. Izo ngabo zikomeza imigisha, zikomeza imirongo yacu. Hari n'imigisha ihetse turi umubyeyi, ikomeza heke. Abana be bagiye gukora inshingano babashinze kuri uruhimbi, ingabo z'ijoro zibagose, turabyizeye zirahari. Ariko tujye twakwizera koko, gushima Imana. Ntabwo tugiye kuvuga ngo urabayobora ibyo wabateguye, uzi ibyo bari buvuye. Twebwe natwe duhe imbaraga kubiha agaciro. Ni wowe uvuga, shima Imana. Urakoze ko wumvise ibishimwe. Ikindi dukeneye kandi ukaba wakibonye imbere kuri umubyeyi, twongereye kwizera Imana ihoraho. Kw'iri torero rikwiye gusoza inshingano warihaye. Duhe uko kwizera kuko kurabuze. Ibyanditswe biduha umuburo ko ngo bizakugerwa ku mutima. Turinde kwitegura bigerwa ku mutima. Turinde kwizera bigerwa ku mutima. Duhe kwizera kuzuye. Reka tugire ibyiringiro ko byose tugeze imbere, kandi ko igisubizo kuko tubigusabye mu izina rya Yesu. Reka dusabe aba bana bacu hano muri college batambuke bahimbaze Imana mu ndirimbo. Niko moto ingo isu
amazi umubisha umwanzi yica witire mu muntu dukora byinshi bisa naho dushaka gukiza iyi si nziza itwereka ko byose bidashoboka ohoka niko motorimo y'iz'umwanzi umubisha umwanzi yica witire mu muntu dukora byinshi bisa naho dushaka gukiza iyi si nziza itwereka ko byose bidashoboka ashimwe Yesu uhora uhagaze ahirengeye abonera kure ingorane zo mu isi zose zinazaza umwanzi Yesu nashimwe uhora uhagaze ahirengeye abonera kure ingorane zo mu isi zose niwe zinazaza umwanzi Yesu nashimye atubereye maso impagarike zacu zose nibuzi turabona bw'impundu uko biri kose nzajya mvuga gukomera kwe yita agaciro nzajya ngira imitekani ashimwe umwami Yesu atubereye maso impagarike zacu zose nibuzi zahora bw'impundu ashimwe Yesu uhora uhagaze ahirengeye abonera kure ingorane zo mu isi zose niwe zinazaza umwanzi Yesu nashimye Yesu uhora uhagaze ahirengeye abonera kure ingorane zo mu isi zose niwe zinazaza umwanzi Yesu nashimye zinazaza umwanzi Yesu nashimye zinazaza umwanzi Yesu nashimye ituje simutapfa
niwe nzira y'ukuri itugeza ibudapfa inzira y'ukuri ayindi ni Yesu wawundi wazutse niwe nzira y'ukuri itugeza ibudapfa niwe nzira y'ukuri itugeza ibudapfa urebe igihe ese ntikitabona cyanditswe mu byanditswe reba ubuhanuzi bwose nk'uko bwanditswe byinshi bwarasohoye ubusigaye ni buke ntawaretse kwa Yesu bigeza y'ab'inzira Yesu niyo y'ukuri itugeza ibudapfa inzira y'ukuri y'ukuri itugeza ibudapfa niwe nzira y'ukuri itugeza ibudapfa inzira y'ukuri nayindi ni Yesu wawundi wazutse niwe nzira y'ukuri itugeza ibudapfa niwe nzira y'ukuri itugeza ibudapfa inzira y'ukuri nayindi ni Yesu wawundi wazutse niwe nzira y'ukuri itugeza ibudapfa niwe nzira y'ukuri itugeza ibudapfa niwe nzira y'ukuri itugeza ibudapfa niwe nzira y'ukuri